minisiteri y'ububanyi n'amahanga ikeneye iki nkeneye ubuhe bufasha. Nk'uko mubizi nyine ni minisiteri nshyashya, mukunze kutubwira ko diplomasi ari ngombwa, mukunze namwe kubyivugira mukatubwira ko tugomba gukora amakipe y'abantu bandika amabarwa yandikira imiryango mpuzamahanga, mukunze kutubwira tutise kuki mutandika, kuki mutavuga. Ndagira ngo mbabwire yuko hakenewe ikipe ikora ibyo byose. Mwumvise ko na perezida yabivuze avuga ati dukeneye abaduhagararira ahantu mu bihugu byose. Abo bantu rero nibo bakenewe. Nkeneye abantu baza kugira ngo dufatanye. Ibitekerezo turabibona, ariko abantu benshi bakunze kuvuga ngo tuzaba turi hatagaragara, tuzabiguha ariko ntituzagaragara. Ariko ngiye nkavuga ko iki kintu ari ikintu kidutinza mu bikorwa bigomba gukorwa, kuko ayo makipe agomba gukorwa, tukicara tukaganira ahagaragara, tugafata ingamba z'ibizakorwa. Ngeri ikintu nshaka mbasaba rwose kugira ngo iyo diplomasi muvuga ko ngombwa kandi natwe turabibona ko ari ngombwa, muze dukeneye abanyamategeko badufasha gusesengura nk'aya masezerano ari kugenda akorwa n'iyi leta ikora amasezerano adakurikije amategeko. Ibyo byose dukeneye abantu bigomwa igihe cyabo, bakigomwa kugira ngo twicare tubikore, kugira ngo nyine ibyo bintu bigende vuba. Muravuga muti yego ese cogo miraje, ese dukora iki, muri kwandika, muri kugira gute, ariko ibyo byose ni ibintu bidashobora gukorwa n'umuntu. Iyo kipe rero niyo nkeneye abantu baza bakavuga bati turaje dukorane. Ndumva muri magambo makeya nicyo navuga hakeneye abantu. Murakoze. Murakoze cyane Minisitiri Claudine. Ndumva ikibazo gikurikiraho ari ikirebana na minisiteri yanjye y'itangazamakuru n'itumanaho. Umukunzi wacu aribaza ati ese buriya kubera iki bakunda gukirininga amateka ni ukuyahanagura, turateganya iki nka guverinoma mu rwego rw'uko bitabaho? Uyu mukunzi wacu rero uba muri Philippine aribaza ati kandi nanone ati nta tangazamakuru ryabagaho muri 1994. Ibi rero ntabwo twebwe tuzashobora, uretse ko dufite gahunda yo kubica burundu kuko ni umuco mubi cyane, burya baba banahemukira n'abo babyaye n'abazabakomokaho kuko nabo bazamenya amateka y'igice. Ariko twebwe mubona ko twabitangiye, kandi noneho n'ikoranabuhanga ririho ubu ngubu ntabwo rizatuma amateka yongera kubeshywa. Ibintu byose tuvuga biri kuri YouTube, bizabaho imyaka n'imyaka, bizabaho, abana bacu bazabibona, abazadukomokaho bazabibona, kandi amateka noneho natwe ntabwo twicaye turimo kuyandika dushimira cyane cyane byimazeyo abari mu myaka yatubanjirije bakomeje kudufasha uru rugamba, baza bakadusura rwose. Wenda sindi bubavuge bose, ariko hari abaza bakatuganiriza bakatubwira amateka, dore bimeze gutya, dore byapfiriye aha, dore byagombye gukemukira ahangaha. Mwese aho muri mwubahwe, turabakunda kandi turabashimiye kuko murimo kudufasha kwandika amateka, ibintu bikomeye cyane. Rero nagira ngo mbabwire ko nitumara twebwe ubutegetsi nitumara kubukura mu maboko ya ziriya nkoramahano, ni ukuvuga ngo twebwe tuzagerageza no kugarura bya bimenyetso bagerageje gusibanganya. Wenda dushaka kutazabona aho Perezida Mbonyumutwa bamushyize, ariko dushobora kuzasubiza imva ye aho yahoze, tukahubaka, tukahakora urwibutso. Niyo mpamvu rero duhora tunababwira abantu banga kwitabira irimbi ryacu virituwere, ni uburenganzira bwanyu kubera imyemerere yanyu, ariko niho honyine twizeye ko umuntu atazaza ngo agukuremo ajye kukujugunya cyangwa agire gute. Nabyo rero twabibabwira, ni amateka tuzubaka. Za aeroporo bahinduye amazina tuzongera tuzigarure, n'imihanda tuzayitama intwari zose niyo mugabo bazaba mu mateka y'u Rwanda. Twebwe ntabwo tuzasibanganya amateka, ahubwo tuzayasigasira, n'ayasibanganywe tugerageze kongera kuyagarura. Murakoze. Reka dukomeze na ikindi kibazo cyabajijwe Minisita Innocent, namwe mwasubiza ikibazo cyababajijwe. Murakoze Minisita Flora, ndashimira uyu munyarwanda waduhaye ikibazo ndetse waratanze ibitekerezo. Akibaza ati abanyabyaha ko ari bo bagenza icyaha, abere bari mu magereza bizagenda gute?
mu by'ukuri uyu muturage kimwe nanjye n'abandi banyarwanda, ikibazo cy'ubutabera ni ikibazo cy'ingutu mu Rwanda, ariko bikaba byarabaye agahomamunwa n'agatereranzamba ubwo FPR yagabaga igitero ku butaka bw'u Rwanda ishaka kwigarurira igihugu. Niho hatangiye kuba amahano akomeye y'ubwicanyi, noneho akarengane kararenga karazamuka kagera ku buzima bwite bw'umuntu. Umuntu koko arahazaharira, agaciro ka muntu gateshwa, kaburira irengero gutyo. Iki kibazo rero cy'ubutabera n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, nyakubahwa perezida yabigarutseho, n'abandi bagiye babigarukaho. Hari amasitrategi bavuzeho, ariko nayo ndayavugaho mu magambo make. Ubutabera mu Rwanda nta buhari, kuko si igihugu kigendera ku mategeko. Amategeko yasimbujwe no gushaka k'umuntu umwe. Umuntu umwe icyo avuze nicyo gikorwa. Ati tuzabarasa ku manywa y'ihangu bagakindagura. Dufite ubutabera butanditse, bakarasa. Ubwo rero bwahise buva mu nzira, hahita himakazwa umuco wo kudahana. Turagira ngo rero tubwire abanyarwanda badukurikiye, nk'uko byagarutsweho haba Mwemayire na perezida, kugira ngo tubashe gutanga ubutabera, ni uko abakagombye gutanga ubutabera ari bo b'abanyabyaha ruharwa bagomba kujyanwa ku ruhande. Bazajyanwa ku ruhande gute? Wenda niho byo nshaka guhita nihutira. Hari ibizabanziriza iki gikorwa. Hari ikibazo cy'ibiganiro hagati y'abanyarwanda byo kubwizanya ukuri n'ubumwe, verite reconciliation. Abantu bagasasa inzobe bakemera ibikorwa bakoze. Tuzi abantu benshi baba bari mu buhungiro cya hanze bavugwaho gukora ibikorwa by'amarorerwa, bacecetse, baruciye bakarumira. Abo turashaka ko bazagaragara imbere y'abanyarwanda, bakabaza ibibazo, bakemera ibyo bakoze. Abatazabyemera bakanangira, hazashyirwaho urukiko rwa rubanda. Urukiko rwa rubanda rutazaba rukora nk'urwa gacaca, ruzagira ibyo rutiramo n'ibyo ruzifashisha mu yindi mico, noneho ubutabera butangwe mu izina rya rubanda. Abo banyabyaha aribo bagenza icyaha, bariya ba Jano Ruhunga niwe mugenzacyaha mukuru w'igihugu, ariko ni n'umwicanyi ruharwa. Polisi iyobowe na Dani Munyuza umuha igihangange mu kuroga. Urumva aho u Rwanda rugeze. Ni umusipesialiste mu kuroga, ku buryo hari utuzi twamwitiriwe, uburozi bwamwitiriwe, ariko ni uyoboye polisi yo kurengera abanyarwanda. Abo bose bagomba kujya ku ruhande, abanyarwanda bagashyiraho abanyarwanda badafite amaraso, cyangwa se bemeye guhinduka nubwo baraguye mu cyaha cyangwa bakagushwa mu cyaha n'agatsiko, bakemera guhinduka. Kuko dufite ingero zifatika mu bihugu bya Afurika y'Epfo, abanyagihugu bakoze ibyaha bemeye guhinduka, kandi bamwe bashingwa n'imirimo, bagirana imbabazi, kugira ngo duce na cya kibazo cy'uko abantu umwe yinjira undi agasohoka. Tugomba kugira ibiganiro by'ubumwe n'ubwiyunge buganisha ku butabera nyabwo, tugaca umuco w'ubutabera bushingiye ku gushaka k'umuntu umwe. Ubutabera bugatangwa n'abaturage aho gutangwa n'umuntu mu gushaka kwe. Tuzongeraho ikindi kintu, guhesha agaciro ubuzima bw'umunyarwanda. Byagiye bigarukwaho n'abantu bakiriwe muri audience na nyakubahwa perezida mu biganiro yagiranye nabo, bashushanya igihugu. Agaciro k'umunyarwanda kazajya imbere y'ibintu byose. Umunyarwanda kandi agire uburenganzira ku mutungo w'igihugu, atamburwa uko abonye. Muzi ko ikibazo cy'amasambu ari ikibazo cy'ingutu mu Rwanda. Ibyo byose iyo agatsiko kabikayiranyije, karenganya abanyarwanda mu buryo batesha umutwe, kugeza ubwo batangiye kurwara za depression. Ari nabyo dushaka gukemura burundu, kandi ntacyo dusize inyuma. Ndumva rero ntizimye mu magambo, ibibazo n'ibisubizo twabigarutseho muri bagenzi banjye. Nanjye ngize icyo nongeraho. Ntabwo tuzongera kwemerera umunyarwanda ujejeta amaraso mu biganza bye kutujya imbere ngo ajye kutuvuganira
ngo bari we ucira urubanza abandi kandi nawe ari umunyabyaha nk'uko bimeze ubu, kandi tukaba tugaruka by'umwihariko ku bihugu bifite impunzi biri gukomeza kuzigaburira agatsiko, kandi ariko k'abanyabyaha b'ukuri ko basigaho kugemurira abanyarwanda b'inzirakarengane ababarenganya abanyabyaha. Tukanagaruka kuri bari abanyarwanda barangije ibyaha mu rukiko rwa Arusha kugira ngo nabo uburenganzira bwabo buboneke, dusaba umuryango w'abibumbye ko uyu muryango w'abibumbye wagaragaje intege nke mu gushyigikira agatsiko k'abavantara b'abanyabyaha, tugira ngo nabo bisubireho, ariko nibatanisubiraho twiteguye gutanga ubutabera bubereye abanyarwanda, nibatugirire icyizere, baduhe ubushobozi, urukiko rwa rubanda rurakomanga, ruri hafi. Murakoze.